kamera bashaka kugira ngo nimbunda bakakurasa. Urufaya rw'amasasu rukomeje kumvikana mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo, aho rwambikanye hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za FARDC, aho rugikomeje kwambikana rwose hagati y'izi mpande zombi, hagati ya M23 n'izi ngabo za FARDC. Ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo niho hamenyekanye inkuru y'uko uyu mutwe wa M23 waba wafashe umujyi wa Goma, waba wageze mu mujyi wa Goma rwose, ko byavuzwe ko rwose ishobora kuba yawufashe itarashye, kuko yagezemo irasana kanya gakeya ingabo za FARDC zimanika intwaro zazo, ariko ubona ko zimanitse zifite ibindi zigamije, hari uwundi mupangu ziri kugenderaho. Uko amasaha yakomeje gukura, urugamba niho rwashyushye, za ngabo ziragaruka zongera kwegura intwaro zazo, zigaruka zirasa ku mutwe wa M23, aho n'ubu ngubu rwose amasasu agikomeje kumvikana, rwose amasasu ni menshi, urugamba ruracyakomeje. Ngo Kisekedi akimara kumva iyi nkuru, murabizi mu bihe byashize ko Kisekedi ubwe yivugiye ko atazigera atanga ibiganiro hagati, ngo ntazigera atanga ibiganiro kuri uyu mutwe wa M23, ngo niyo yabyuka agasanga M23 rwose ihagaze ku muryango wiwe, ngo ntacyo ashobora kuvugana nayo. Inkuru ikimara gutakara mu matwi yiwe, acyumva ko M23 ishobora kuri ubu ngubu ishobora kuba iri gukontorora umujyi wa Goma, Kisekedi rwose ngo munda byanze atumiza inama ikitaraganya, aho ubu ngubu hari kuba inama, natwe dutegereje kumva iri buze imyanzuro iri buze gufatirwa muri ino nama. Ese turibaza, ni inama igarura ubwiyunge hagati y'izi mpande zombi zishamiranye? Ese ndabizi icyo uri kwibaza, nanjye icyo ndi kwibaza. Mu gihe tugitegereje imyanzuro ifatirwa mu ino nama, reka turebe ubundi M23 uko bakomeje, Kisekedi ko yakomeje gushinja u Rwanda ko uyu mutwe, izi ngabo zirwana gutya, ko ziterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abasirikare barwana muri uno mutwe bakaba ari abanyarwanda. Reka turebe ese nibyo, cyangwa reka turebe impamvu M23 ubundi irimo kurwana iyi ntambara, ibibazo byose bikaza ku Rwanda, bikaza kuvuga ko u Rwanda ari rwo rubiri inyuma y'iki, Kisekedi gakomeza kuzamura amagambo. Reka turebe M23 ni ukubera iki irwana ikomeza kurwana izi ntambara, ese byagenze biti? Dusubiye inyuma gatoya tugiye kureba ukuntu uyu mutwe wa M23 waba warashinzwe, cyangwa se igitekerezo cyo kuba waraje ukitirirwa abanyarwanda kandi mu by'ukuri atari byo. Ubundi ibi bintu byavuye mu bihe by'abakoloni. M23 y'ubwayo yivugira ko kari agace za buno buce za Goma, za Rucuro, za Masisi n'ibindi bice biri hirya no hino, ni ibice biri mu rurimi rw'abantu bari muri M23 bavuga ni ururimi rw'ikinyarwanda, cyangwa se n'ibindi bice biri hakuno hirya n'imigezi yaho abaturage bahatuye, usanga iyo migezi iri mu rurimi rw'ikinyarwanda. Abaturage bari nk'aho ngaho usanga bavuga akenshi bifashisha ururimi rw'ikinyarwanda, biri aho mbese usanga n'imisozi yaho yitwa amazina y'ikinyarwanda. Abaturage batuye iyo za Rucuro, za Masisi, usanga bivugira indimi z'ikinyarwanda. Nanone nyuma y'uko ibyo byose usanga biri mu kinyarwanda, usanga M23 ivuga ati nanone ikibazo kiri kuri leta ya Kinshasa, aho usanga itemera ko aba bantu ari abakongomani, ugasanga bari kubita ngo ni abanyarwanda, ko badakomoka muri Kongo, ngo bagashaka kubita ngo ni impunzi zabinjiranye, ngo ni abantu
baje ku butaka vuba. Ariko ibyo byose iyo usubiye mu mateka usanga ngo ari muri bya bihe by'abakoloni, ubwo Ubudage bwagabanyaga ibihugu, Ubudage n'Ubwongereza bigabanya bino bice byacu kugira ngo babikoloneze, nibwo baciye imipaka mishyashya ku buryo hari abisanze kuri ruriya ruhande kandi hari mu Rwanda, abantu bagahita bisanga kuri ruriya ruhande. Akomeza asobanura avuga ati icyo gihe Abadage n'Abongereza barigabanyije. Abadage bafashe igice cy'u Rwanda baragikoloneza, bafata Burundi na Tanzania barabikoloneza. Ati noneho ubwo Abadage bazaga gutsindwa intambara ya kabiri y'isi, cyangwa se ubwo batsindwaga ku ntambara bisa nkaho bisubiye inyuma mu Badage, nibwo ibice byabo byongeye kwigabanywa, by'umwihariko bijya ku ruhande rw'Abongereza bajya kubakoloneza. Ubwongereza bujya gukoloniza ibice byari biri hano hafi, n'ubundi byari bifitwe n'Abadage. Abongereza bahita babifata aba ari bo babikoloniza. Ati aho ngaho niho usanga nk'igice cya Uganda n'ubundi cyari gifitwe n'Abadage cyahise gifatwa n'Abongereza, cyitwa ko ari Ubugande. Ati nk'urugero, nk'uko akomeza atanga urugero, ati ibyo bintu byo kugenda bakata imipaka nko mu bihe by'abakoloni nicyo cyatumye Abanyarwanda cyangwa se igice cy'abantu bavuga Ikinyarwanda bisanga mu bindi bihugu nyine byitwa ngo nabo muri icyo gihugu. Urugero nko mu Bugande, ati Ubugande bufite abaturage barenga 5% nyine b'Abagande batuye Ubugande bavuga Ikinyarwanda. Atari itegeko nshinga ry'Ubugande kuko nyine ari uko nguko bisanze, atari ko babihisemo, ariko abakoloni bakata imipaka babigenje. Nyine itegeko nshinga ry'Ubugande ribita Abanyarwanda nyine bavuga Ikinyarwanda, kuko imipaka nyine yakaswe bakisanga aho ngaho bavuga Ikinyarwanda, ntago byahita byitwa ko ari Abagande kandi bavuga Ikinyarwanda. Ariko nyine itegeko nshinga rya Uganda ribita Abagande kandi koko ni nabyo. Ati ndetse no muri Tanzania hari igice kinini rwose cyisanze muri ubwo buryo, nacyo kivuga Ikinyarwanda kandi nta kibazo bajya bagira kuko ni Abatanzania ariko bavuga Ikinyarwanda. Ati gusa ikibazo kinini gikomeza kugaruka kuri leta ya Kongo, aho usanga bemera ko abo bantu ari Abanyekongo, n'itegeko nshinga rivuga ko ari Abanyekongo ariko bavuga Ikinyarwanda, ariko ubundi ugasanga bongeye babihinduye, barahohoterwa kuko bavuga Ikinyarwanda kandi ari Abakongomani, ugasanga barahohoterwa, barabica, abandi barabatoteza, amagambo y'ivangura ayo bababwira, abandi bakagirirwa nabi, abandi bakanirukanwa. Ati ahanini ibyo byose babifashijwemo n'abitwa ngo ni FDLR, basize bakoze jenoside n'ubundi mu 1994 y'Abatutsi hano mu Rwanda. Akomeza kuvuga ati nanone ikibazo cyaje kubamo aho leta ya Kongo na MONUSCO byameze nkaho nanone bakiriye ingengabitekerezo yabo ngabo, batangira noneho no kubashyigikira, bumva ko babuza abo ngabo bitwa ngo ni M23 uburenganzira bwabo. Muri make hano yasobanuraga ko M23 yo ikishaka iri kurwanira uburenganzira bwabo bwo kwemererwa uburenganzira mu gihugu cyabo, ubutaka bwabo, kuko n'abari Abanyekongo nta kuvangurwa, nta kwicwa, nta kugirirwa nabi kuko nabo ari Abanyekongo. Nk'ibyo byose nyine cyane cyane binakozwe leta ya Kongo ifatanije na FDLR, mbega muri make bongo nicyo barwanira, nicyo hano Vincent Karega yasobanuraga. Bakomeje banamubaza ati ni iki cyakorwa, nyine ubona ari iki cyakorwa kugira ngo amahoro aboneke. Akomeza avuga ati ikintu cyonyine cyabikemura, cyane cyane bya biganiro by'amahoro byatangiriye bibera za Nairobi
bikaza gukomereza i Rwanda. Ati bakicara ku meza bakazana umuzi w'ikibazo cyose bakabiganiraho. Ati icyo gihe M23 bino byose bitangira, iyo mishikirano yo kujya mu biganiro itangira, M23 igice cyonyine yari ifite ni Bunagana, niko gace konyine bari barafashe. Nicyo gihe ibyo biganiro byose byabaye. Ati kuri ubu ngubu noneho bayangiye ibyo yasabaga, bakomeje kwica ibiganiro bijyanye n'amahoro leta ya Kongo. Atari ko ubu ngubu M23 ifite hafi 70% by'igice ya Kivu y'Amajyaruguru byose, ndetse ngubwo M23 ifite byinshi noneho byo gutuma bayitega amatwi kurusha, ndetse ngo ubu ishobora gusaba byinshi kurusha ibyo yasabaga mbere byisumbuyeho, kuko ngo mbere yashakaga ibyo byose bagifite agace ka Bunagana gusa. Ubu ngubu noneho ngifite 70%, ndetse ubu ngubu bivugwa ko n'uriya mujyi wa Goma bari bafashe, ngo nubwo ubu ngubu tuvugana bakiri kurasana, ariko nabyo byagaragaraga nkaho nawo bari bawufashe. Ndetse Vincent Karigana yakomeje gusobanura ati impamvu abasirikare b'u Rwanda byakomeje kuvuga ko aribo bafasha M23, ngo ahanini ni ukubera discipline abasirikare ba M23 bagiye bagaragaza ku rugamba, bakanga kwizera ko ishobora kuba ari M23 gusa. Bo bagakomeza kwibanda kuri icyo gusa, cyane cyane kuri babandi bari muri mu kanama k'umutekano. Ariko bakirengagiza kureba nanone ikibazo kinini kurushaho cy'uburyo FARDC cyangwa se abasirikare ba Kongo bafatanya na FDLR kandi yarasize ikoze jenoside mu Rwanda. Ndetse bakibagirwa no kureba buryo ki SADC yaje kwivanga muri iki kibazo kandi bitayireba mu ruhande rwo kuvuga ko mu buryo bwo kuvuga ko nta ruhande yakabogamiyeho, kuko SADC ngo ntabwo yagombaga kurwana iri kumwe na FARDC, yagombaga kuba nta ruhande na rumwe ibogamiyeho, kuko ngo ntari cyo cyari cyabazanye ngo baraza kurwanira uru ruhande cyangwa se ngo baraza kurwanira uru ruhande. SADC ubundi yari yaje kugira ngo ikomeze irebe ko ku mpande zombi habaye ibiganiro, kugira ngo bakomeze baganire ku mpande zombi. Ariko nayo yaje guhita ifata uruhande, itangira kurwana ku ruhande rwa FARDC. Ati cyane SADC noneho gasangira kurwana iri ku ruhande rw'umutwe UN ubwayo yitangarije ko ari umutwe w'abantu bakoze jenoside, ari umutwe w'iterabwoba, ari we wa FDLR.